bwoko bw'Imana twongeye kubaha ikaze kuri musi wa kane w'amasengesho. N'umunsi wa mbere w'icyumweru ariko n'umunsi wa kane w'amasengesho, turi mu cyumba cyo hejuru aho twitegura kwakira umwuka wera. Haleluya. Turimo turaganira ku mumaro w'umwuka, turimo turaganira ku mwuka wera icyo ari cyo ku buzima bwacu. Uyu mugoroba dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo azabahindura abagabo. Haleluya. Iri ni ijambo Yesu Kristo yavuze arimo kuvuga ngo uwo mwuka wera naza, umwuka wera nabamanukira, azabahindura abagabo bo kumpamya i Yudaya, i Samariya ndetse no kugera ku mpera y'isi yose. Haleluya. Umwuka wera niwe uduhindura abagabo bo guhamya Kristo. Haleluya. Muri we niho dukura imbaraga, muri we niho dukura ubushobozi. Muri Yesu Kristo tuhabonera agakiza, ariko mu mwuka wera tuhakura imbaraga. Haleluya. Ibi ngibi Yesu Kristo yabibwiraga abagabo, abagabo asanzwe abana nabo, abagabo asanzwe akorana nabo, abagabo yatureninze igihe kigera ku myaka 3. Ariko igihe kinini mbere yuko ava mu isi yamaze umwanya munini ababwira ati twumvikane. Haleluya. Ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko nintagenda ntago umufasha azaza. Nkuko twavuze tugitangira, Yesu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 abana n'abigishwa biwe, abategura kugira ngo bitegure kwakira umwuka wera. Iyi minsi 40 yayikozemo akazi gakomeye cyane. Haleluya. Kandi kari gakenewe. Akazi Yesu yakoze mu minsi 40 niko kateguye imitima y'intumwa ziwe kugira zizashobore kwakira umwuka wera. Hari igihe mu buzima bwacu tunanirwa kwakira umwuka wera kuko tutigeze dutegurwa. Yesu ashimwe. Kubera kubura abatoza bazima, kubera kubura abamaster beza, kubera kubura abigisha bukuri, kubera kubura abatoza banyabo, tubaho tudashobora kuzura umwuka wera. Tujya kure y'umwuka wera, tukananirwa kwakira umwuka wera kubera ko tutabonye udutegurira kwakira umwuka wera. Shiro nyinshi ntuzirenganye, kuko umwuka wera ntagapfa kuza gutyo gusa. Ntabwo hananuka ngaze agwe ku muntu abonye uwo ari we wese. Ntibishoboka. Iteka umwuka wera aza mu kibanza cya nyacyo, aza mu mwanya
wa nyawo kandi aza ku bantu ba nyabo. Haleluya. Intumwa zimaze kuzura umwuka wera, igihe kimwe bahuye n'abigishwa ba Yohana umubatiza, barababaza ese mwebwe mwigeze mwakira umwuka wera? Abwira ngo no, byo n'ubwa mbere tubyumvise, ntago tubizi. Ngo twabatije umubatizo wa Yohana wo mu mazi, ariko ibijyanye n'umwuka wera n'ubwa mbere ntabyo tuzi. Yesu ashimwe. Niko bigenda. Umwuka wera arahari, available, ariko ari available ku muntu witeguye. Yesu ashimwe. Ku muntu witeguye, ku muntu uri mu mwanya. Dukomeza tubabwira umumaro w'umwuka wera, dukomeza tubabwira ibyo umwuka wera akora. Ejo twarabwiye ngo niwe rufunguzo rukingura imigisha yose y'ubumana iri muri Yesu Kristo. Ariko ikibazo ni iki ngiki: gukorana nawe, kugendana nawe, kumwakira, kumushyira mu buzima bwawe. Si buri wese ubyuka, ntabwo ari uko wabishatse. Yesu ashimwe. Hari abantu benshi bashaka kwakira umwuka wera, hari abantu benshi bashaka kubona umwuka wera mu buzima bwabo. Abafite icyifuzo cyo kubona umwuka wera ni benshi, abasengisha n'abango ngo bakire umwuka wera ni benshi. Ariko ikibazo, nta mutoza, nta wigeze abategurira kwakira umwuka. Nta wigeze ategura ubuzima bwabo ngo abushyire mu mwanya bagomba kwakira iyi mpano. Haleluya. Iyi ni impano y'Imana, cyangwa se ni isezerano ry'Imana ku bazakira umwami Yesu n'umukiza n'umucunguzi bose, ariko biteguye. Yesu ashimwe. Nigari umwuka wera yaje kuri Yesu Kristo, n'igihe Yesu Kristo yaramaze kubatizwa mu mazi menshi na Yohana umubatiza. Biravuga ngo avuye mu mazi ijuru rirakinguka, ngo umwuka wera mumanukaho ameze nk'inuma, ngo hanyuma ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, mumwumvire kandi mumwubahe. Haleluya. Kubera iki umwuka wera yategereje yuko Yesu abanza kubatizwa mu mazi menshi? Byari bihagije ko igihe yavukaga umwuka wera yari kumuzaho. Byari bihagije ko igihe yakuraga umwuka wera yari kumusangaho, yarimo kubaza intebe n'ibitanda hamwe na se. Umwuka wera yari kumuzaho. Mu gitabo cya Yesaya 61 biravuga ngo umwuka w'Imana ari muri nje, ngo kuko Uwiteka yasize amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, mbohora imbohe, nkingurira abari mu nzu y'imbohe, menyesha abantu umwaka w'imbabazi. Ibyo ngibyo ni imirimo y'umwuka wera, turaza kuyivugaho. Haleluya. Turaza kuyivugaho. Ariko Yesu nubwo byari byanditswe kandi byari byarahanuwe, byari byaravuzwe hejuru ubuzima bwiwe, ntabwo igihe atangiraga kubwiriza ubutumwa bwiza kenshi mu muhamagaro, ntabwo umwuka wera yahise amuzaho. No. Ejo narababwiye ngo Yesaya yamaze imyaka myinshi ahanura, ariko ataruzura umwuka wera, umwuka w'Imana ataramuzaho, umwuka wera ataramumanukira, akigisha abantu kwihana ibyaha. Ariko mu gice cya 6 cya Yesaya nibwo umwuka wera yamumanukiye, amugezeho. Yesaya yirebye asanga burya ni umunyabyaha, asanga burya akanwa ke karahumanye. Haleluya. Uwo munsi avuga ngo mbonye ishyano ndapfa, kuko mbonye Imana kandi nanduye. Ariko mbere kose yarazi ko akijijwe, yarazi ko ari umuntu muzima.
birashoboka ko ushobora kuba mu rusengero, ukaba mu nzu y'Imana, ukagendana Yesu Kristo, warakira umwami Yesu n'umucunguzi, ndetse waranabatijwe, ariko udafite umwuka wera, utarakira umwuka wera, kuko ntiwigeze uba prepared kwakira umwuka wera. Haleluya. Iminsi 40 ya Yesu ku isi, ubundi Yesu avuye ku musaraba, misiyo yiwe yari yayirangije, nta kindi yaragikora ku isi. Yagombaga kwigendera mu ijuru akaruhuka, akicara iburyo bw'Imana isumba byose. Ariko siko byagenze. Yaritegereje arareba, asanga abo yahaye isezerano yuko Imana izabohereza umufasha kandi azagenda kumwohereza. Aritegereje asanga bose barajagaraye, asanga nta numwe uri muri uwo mwanya, asanga nta numwe witeguye kwakira izo mbaraga, witeguye kwakira umwuka wera. Haleluya. Bararirimbaga ariko batiteguye kwakira umwuka wera, barasengaga ariko batiteguye kwakira umwuka wera, babwirizaga ubutumwa bwiza ariko batiteguye kwakira umwuka wera, bagendanaga na Yesu, bari intumwa za Yesu, ariko ntago bari ready kwakira umwuka wera. Haleluya. Niko kuri. Hari abantu benshi uyu munsi wa none bari mu bakunda Imana, bari mu maminisiteri atandukanye, bari mu nsengero zitandukanye, bari mu mamagara itandukanye, ariko ntabwo ubuzima bwabo buragera ku kigero, buragera ku rugezo rwo kwakira umwuka wera. Yesu ashimwe. Ntabwo baragera muri uwo mwanya, ntabwo baragera aho hantu bashobora kwakira umwuka wera. Yesu arabyitegereza, arabireba, abwira Imana ngo Mana, wakoze kwemera igitambo no kwemera icyo nakoze, ariko muri kano kanya nyemerera njye gutegura umwuka, sinahita mwohereza kano kanya, reka njye gutegura bari abantu, kuko ndababona bose barashagaraye. Misi 40 arabagarura, abatanye arabagarura, abamwihakanye bavuye mu rukundo rwiwe abagarura mu rukundo, abakoze ibyaha arabihanisha barihana. Haleluya. Abagiye mu ntege nke arongera basubizamo imbaraga, abatatanye bari hirya no hino bose arongera arabegeranya. Babagore bose bamusigaga amavuta, bamwe basapotingaga ministeri, babandi batangaga ibya 10 n'amaturo mu murimo wa Yesu Kristo. Ko narababwiye ngo Yesu Kristo kugira ngo ashobore gukora ibyo yakoze, abadamu yarafite abadamu biyemeje gutanga ubutunzi bwabo mu muhamagaro wiwe. Niyo mpamvu yashoboraga kubwiriza ubutumwa ijoro n'amanywa. Ntiyaburaga icyarya, ntiyaburaga icyanywa, ntiyaburaga ikintu icyo ari cyo cyose. Igihe atangiraga ministeri yinjiye mu murimo full time, yakoraga ijoro n'amanywa, nta kindi kintu yakoraga mu buzima bwiwe. Rero hari abadamu bitangiye ubuzima bwiwe, Bibiliya bivuga. Yesu ashimwe. Abangaba basapotingaga ministeri w'ijoro n'amanywa, aba bose bari batatanye, bari bagiye. Abangaba bazanye ibihumura neza kumva yiwe, bose bari batatanye. Ba Petero bari bagiye kuroba, bose arabazana, arabakusanya, yongera kubahuriza hamwe, yongera kurestora imitima yabo, arabiyereka inshuro nyinshi zitandukanye, abereka urubavu rwiwe, abereka ibiganza byiwe. Biragoye ko wakira umwuka wera utaramara kwizera ko Yesu ari muzima, ntibishoboka. Haleluya. Kuko bari bazi ngo yapfuye, kandi uwo nyine bazi ngo yapfuye niwe ugomba kohereza umwuka wera. Urumva bamwakira gute se kandi ugomba kumwohereza batanamwizeye, batazi ko anariwe? Rero yagombaga kubanza kubemeza, kubagarura mu mwanya, kugira ngo buri wese yemere neza yuko Yesu Kristo atakiri mumva, ahari ari muzima. Haleluya. Yesu ashimwe. Amaze kubiyereka, abwira abatuma mukora mu rubavu, abereka ibiganza, asanga ba Petero barobeshereza amafi, akora buri kintu icyo ari cyo cyose. Barangije barongera baramwizera, bizera ko ari we koko, bizera ko ari we Mesiya, bizera ko ari we mucunguzi, bizera ko yazutse, bizera ko atakiri mumva, bava mu kiriyo. Haleluya. Hari ibintu Imana idashobora kugukorera, hari ibintu Imana idashobora kugukoresha, hari ibintu Imana idashobora kuguha ukiri mu kiriyo. Niyo mpamvu Imana yasanze Yosuwa irambwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, ariko uyu munsi ganduka. Haleluya. Ganduka, va mu kiriyo,
Mose ntazagaruka. Bwira Abisirayeli baganduke, bwira Abisirayeli bave mu kiriyo, bace ku mazi, babwire bitegure, haguruka usubiremo imbaraga, komera kuko niwe nzakorana nawe, niwe nzagendana nawe. Ntabwo Imana yashobora kumanura imbaraga zayo, Imana yashobora kumanura umwuka wayo. Reka mbabwire ikintu cyatumye Yosuwa ahindura i Kanani, ni umwuka w'Imana wari hejuru y'ubuzima bwiwe. Kugira ngo umwuka w'Imana aze kuri Yosuwa, Mose yaramufashe amuzamukana umusozi, arangije amurambikaho ibiganza, hanyuma amuhereza inkoni, amwambika n'umwitero, arangije azamuka umusozi. Ariko uwo mwuka, kuko Imana yarabwiye Mose ngo umwuka ukuriho, haleluya, umwuka ukuriho wishyire kuri Yosuwa kugira ngo ashobore gukomeza urugendo, kugira ngo ashobore kwambukana n'Abisirayeli, kugira ngo ashobore kubajyana. Mose akora ibyo yagombaga gukora byose, ariko uwo mwuka wari kuri Mose wagumye mu kirere utembera, ntiwigeze utacinga Yosuwa. Kubera iki? Yari ari mu kiriyo, umutima wari ufite agahinda n'ubwoba, yari afite umubabaro, yari afite amaganya, ntiyumvaga yuko Mose yagenda, ntabwo yari abyiteguye. Biba ngombwa ko Imana iramubwira ngo va mu kiriyo, hanyuma winjire mu ijambo, usome, urebe ibyo nasezeranye byose n'ibyo navuze, urebe ibyo umugaragu wanjye Mose yandikishije, bika imbaraga z'umwuka wera ziraza kukumanukaho. Yosuwa ava mu kiriyo ajya muri pozisiyo yo kwakira umwuka wera. Hari igihe tujya mu kiriyo cy'isi, hari igihe tujya mu maganya y'iyi si, nibyo intumwa zari zirimo. Rero ntibashoboraga kwakira umwuka wera. Igihe cyose batari bwakira umwuka wera, bari abantu basanzwe, bari abantu basanzwe, haleluya. Bari abantu badashobora kugira ikintu na kimwe bakora, bari abantu buzuye ubwoba, bari abantu buzuye guhangayika, bari abantu batinya ibihe, bari abantu batinya isi, bari abantu batinya abantu, bari bafite ubwoba bwa buri kintu icyo ari cyo cyose. Imana yo mu ijuru itugirire neza, haleluya. Izina ry'Imana yacu rishimwe, kandi izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Yesu rero amara iminsi 40, iminsi 40 irangiye, haleluya, abona neza ko bari mu mwanya kandi biteguye kwakira. Bari bageze ahantu noneho bari biteguye kwakira umwuka wera. Arababwira ngo ndabona ko namaze kubagarura mu murongo, igisigaye 10 days, nimugende mujye hamwe, abagabo n'abagore bari 120. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere, murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Izina ry'Imana yacu rishimwe, haleluya. Yaramaze kubegeranya bose, nta ntama n'imwe. Nusoma mu gice cya hano, igice cya 17, Yesu arimo asenga isengesho, aravuga ngo data, harageze yuko wubahiriza umwana wawe, ukansubiza cya cyubahiro nahoranye. Aravuga ngo abo wampaye bose, ni isengesho rya Yesu, igice cya 17 cya Yohana. Abo wampaye bose nabarindiye mu ijambo ryawe, nabarindiye imbere yawe, ngo keretse umwana wo kurimbuka wenyine gusa
nk'uko ibyanditswe bivuga. Niwe wenyine gusa ibyo yabivugaga atarajya no ku musaraba. Yesu aravuga ngo none Mana rero ntabwo ngusaba ko ubakura mu isi, ngo ahubwo ndagusaba yuko uyibarindiramo. Haleluya. Ndagusaba ko ubarindira mu isi. Rero iri sengesho rya Yesu yaramaze gusenga muri Yohana 17 arimo kubwira se, kuko mwibuke ejo narabwiye ngo nta muntu ufite ubushobozi bwo kuza aho Yesu ari atari Imana imuzanye. Niko biri bivuga. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kujya aho Imana iri atari Yesu umujyanye. Nta waza aho Yesu ari atari Imana imuzanye. Nta n'uwaza aho Imana iri atari Yesu umujyanye. Yesu aravuga ngo abo wampaye nabarindiye mu ijambo ryawe. Abo wampaye nta numwe nashimije, nta numwe watakaye. Bose narabarinze, bose bari hamwe. Iyo niyo mpamvu yabegeranije bose. Nta numwe yagombaga kuzimiza, nta numwe yagombaga gutakaza. Yesu ashimwe. Nta muntu n'umwe Yesu Kristo yagombaga gutakaza cyangwa se kuzimiza mu Imana yamuhaye. Rero babonye abegeranije, babonye bashyize hamwe, baribwira bati ibyo ari byo byose agiye kongera gusubizaho ubwami, agiye kugarura ubwami hagati muri twebwe. Yesu arababwira ngo no, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ngiye kugarura ubwami, kuko ibyo si ibyanjye kandi si n'ibyanyu kumenya, ahubwo Data wenyine niwe biri mu kiganza cyiwe. Niwe uzi umwanya, niwe uzi igihe azagaruramo ubutware mu isi. Iby'iminsi n'ibihe si ibyanjye namwe kumenya, ahubwo ni ibya Data. Haleluya. Data niwe biri mu kiganza, niwe uzi uko azabikora n'uko azabiyobora. Arangije atubwira ijambo rikomeye, arabwira ngo icyakora mwebwe, haleluya, icyakora mwebwe muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Oh haleluya. Muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo bo kumpamya, muzaba abagabo bo gutwara ubutumwa bwiza, muzaba abagabo bo kugendana ijambo ry'Imana i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Iyo Umwuka Wera yaje mu buzima bwacu aduhindura abanyembaraga. Iyo Umwuka Wera yaje mu buzima bwacu atwambika ubushobozi, aduha ububasha bwo gukora ibyo tudashobora gukora twambaye uyu mubiri. Haleluya. Yesu arimo kubabwira ngo uyu munsi hari ibyo mudashoboye, uyu munsi hari aho mudashobora kugera, hari aho mutahagarara, hari urugendo mutagenda, hari aho mutagera, hari aho mutavugira, kubera ko mudafite Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Ariko agaciro kanyu, ubwiza bwanyu, icyubahiro cyanyu
biri mu mwuka wera. Haleluya. Nimuguma i Yerusalemu, nimuguma mu mwanya mboherejemo, kuko namaze kubategura, nta kibazo na kimwe kigihari. Ndazi neza ntashidikanya imbaraga z'Imana zizabamanukira, ariko zije mu mwuka wera. Namara kubageraho ntabwo muzongera ko abanyamugiganira. Petero yakundaga Yesu n'umutima umwe pe, ariko yari umunyantege nke, ntabwo yari umugabo uhagarara ku ijambo yavuze. Ariko Yesu yaramukundaga. Ikimenyimenyi, igihe bazaga gufata Yesu mu gashyamba k'i Getsemani, yafashe inkota ararwana. Ntiyashakaga umuntu ukora kuri Yesu, ariko arangije ariruka ajya kwihisha. Ariruka arahunga arata. Kubera iki? Umutima urabishaka. Arumva yahagararaho Yesu ari, arumva yahagarana na Yesu, arumva yarwana ishyaka ry'ubutumwa bwiza, ariko si umugabo, nta mbaraga afite, nta bushobozi afite, yambaye intege nke muri we. Mani tugire neza cyane. Yesu aramubwira, muri abantu 120, muri abagore n'abagabo. By the way, iyo umwuka wera yakumanukiye, ntabwo uba ukiri umukobwa, ntabwo uba ukiri umugore, ntabwo uba ukiri umusore. Haleluya. Iri jambo Yesu yavugaga ngo muzaba abagabo, ntabwo yabivugiraga kuvuga yuko bazarongora abagore. Bari basanzwe bafite abagore, bafite n'abana. Uku kuba umugabo ntabwo ari ukugira umugore, si ukwambara impeta. Icyo Yesu yavugaga, yari arimo avuga kwambara imbaraga zikugira intwari, kwambara imbaraga zigukoresha ibikomeye. Icyo Yesu yavugaga turakibona muri Yesaya 61. Yesaya 61 umurongo wa mbere. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibahowe. Katugende gahoro. Yesu ashimwe. Iki nicyo Yesu yavugaga. Umwuka wera nabamanukira, azabahindura abagabo bo kumpamya. Umwuka wera nazo ku buzima bwanyu, azabambika imbaraga, azabambika ubushobozi, azabakoresha muri ubu buryo. Umva, umuntu uriho umwuka w'Imana ibyo akora, uburyo ki ahinduka umugabo. Ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka ansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Iyo umwuka wera ari hejuru y'ubuzima bwawe, ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza. Reka mbabwire, ubutumwa
n'ubutumwa bwiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi bafite ubutumwa ariko ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ariko iyo Umwuka Wera ari ku buzima bwawe, iyo Umwuka Wera yakwishiyemo, iyo Umwuka Wera yakumanukiyeho, waba uri umugore, waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, waba uri umusaza, aguhindura umugabo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Uba messenger, ugira ubutumwa bwiza muri wowe, utangira gutwara ubutumwa bwiza muri wowe, uririmba indirimbo zirimo ubutumwa bwiza buhumuriza, bukiza imitima. Haleluya. Uvuga amagambo ahumuriza, uwo muganiriye nawe remo sakara masai, utwara ubutumwa bwiza kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera ari ku buzima bwawe, ugenda n'imbaraga z'ubutumwa bwiza kandi ubwiriza ubutumwa bwiza. Ikindi cyose yavugaga ngo Umwuka namanukira muzahinduka abagabo. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. Haleluya. Y'Umwuka Wera ari ku buzima bwawe, y'Umwuka w'Imana ari ku buzima bwawe, agushoboza kuvura imitima ikomeretse. Abantu bakuzaho bafite imvune mu mitima, abantu bazahuri baremerewe, imitima yuzuye agahinda, imitima yuzuye umubabaro, imitima ivunaguritse. Reka mbabwire, isi turimo itera imvune nyinshi mu mitima y'abantu. Abantu benshi bafite imvune mu mitima yabo, abantu benshi bafite agahinda kenshi mu mitima yabo. Umwuka Wera nizo mbaraga zidushoboza gukiza abantu bafite imitima ivunaguritse. Ntabwo bishoboka ko ushobora guhumuriza umutima uvunitse, urimo igisebe, ubabaye, udakoresheje imbaraga z'Umwuka Wera. Wowe ubwawe ntabwo wabishobora, wowe ubwawe ntabwo wabibasha. Ariko Umwuka Wera iyo yamanutse, iyo Umwuka Wera ari ku buzima bwawe, usanga umuntu wihebye, ugiye kwiyahura, utagifite ibyiringiro byo kubaho, wiyanze, atakibona impamvu yo kuba mu buzima bwiwe, waganira nawe umutima ugakira, wamuganiriza ibisebe bikamuvamo, wakwicarana nawe isaha akaba muzima. Haleluya. Ikindi cyose yavugaga, muzaba abagabo. Yesu ashimwe. Umugore wuzuye Umwuka Wera asanga umutima ushanjaguritse, umenaguritse, akawuhumuriza. Iyo urimo wumviriza umuntu urimo Umwuka Wera, ufite ibisebe ku mutima, wa Mwuka Wera uri muri we ukiza ibisebe, ukiza imvune. Bibiri ikomeza ivuga ngo no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Haleluya. Umwuka Wera niwe ubohora imbohe. Abantu benshi birirwa bashaka amadelivrance. Ndaboshywe, nkene delivrance, nkene musengera, nkene ndambika ibiganza. Ndakubwiza ukuri, abantu benshi bararindagiye bashaka amadelivrance, barayabuze. Kubera iki? Nta Mwuka Wera uhari. Iyo Umwuka Wera ahari, iyo Umwuka Wera yamanutse, habaho kubohoka. Haleluya. Tuzabereka izi ntumwa bamaze kwakira Umwuka Wera, bamaze kubona Umwuka Wera, batangiye kubohora imbohe. Abari babohewe ku nzira, abari ibimuga, batangiye kubohoka. Haleluya. No gucingura abari mu nzu y'imbohe.
umwuka wera aguhindura umugabo wo gukingura abantu bari mu nzu y'imbohe. Umwuka wera aguhindura umunyabushobozi, umunyabubasha wo kubwira imbohe zikabohoka, wo gufungura abo umwanzi yafunze, abo abarozi bafunze, abo abapfumu bafunze, abafunzwe n'abadayimoni, abafunzwe n'imyuka y'ikuzimu. Iyo wuzuye umwuka wera urabakingurira, iyo wuzuye umwuka wera urababohora, iyo wuzuye umwuka wera ubavana muri gereza bafungiyemo. Haleluya. Abo umwanzi yafunze ngo batabyara, abo umwanzi yafunze ngo badashaka, abo umwanzi yafunze ngo batiga, abo umwanzi yafunze ngo batanezerwa, batagira aho bagera. Iyo umwuka wera ari hejuru y'ubuzima bwawe, aragukoresha akwambika imbaraga zo kubohora abari mu nzu y'imbohe. Ibi ni ibikorwa by'umwuka wera. Icyo Yesu yababwiraga, umwuka wera nabamanukira azabahindura abagabo bo kubohora abari mu nzu y'imbohe. Umwuka wera nabamanukira azabahindura abagabo gukiza imitima ifite imvune. Umwuka wera namanukira azabahindura abagabo bagutwara ubutumwa bwiza. Haleluya. Iri jambo azabahindura abagabo bijyanye n'ibikorwa, ntabwo ari titire, ntabwo ari izina gusa ngo uri umugabo. Oya, ni ibikorwa bya kigabo, ni ibikorwa by'ubutwari, ni ibikorwa udashobora gukora udafite umwuka wera, ni ibikorwa udashobora gukora uri umuntu usanzwe. Murongo wa 2 ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Haleluya. Iki ni cyo umwuka wera akora. Umwuka wera ari ku buzima bwawe. Iyo wuzuye umwuka wera umenyesha abantu umwaka w'imbabazi, umenyesha abantu imbabazi z'Uwiteka, umenyesha abantu imbabazi z'Imana, umenyesha abantu. Haleluya. ngo n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Haleluya. Iyi ni imirimo y'umwuka wera, ibi ni ibikorwa by'umwuka wera, izi ni imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera ari ku buzima bwawe. Umwuka wera iyo akuriho ramasakaramando zemenekere bozesai, y'umwuka wera yakumanukiye aguhindura umugabo wo kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, ukamenyesha abantu igihe Uwiteka azahoreramo inzigo, ukamenyesha abantu. Haleluya. Umwuka wera atuma duhoza abarira. Iyo wuzuye umwuka wera ugasanga abantu bari bafite agahinda, uhava baseka, uhava bishimye. Umuntu ufite umwuka wera ku buzima bwiwe ntashobora kuza ahantu barira ngo asige barira. Ibihe birahinduka, ibyara amarira bihinduka indirimbo, ibyara amarira bihinduka ibitwenge, ibyara agahinda bihinduka umunezero. It's Holy Spirit. Umwuka wera niko akora. Amasakaramando. Murongo wa 3 yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Urumva umwuka wera. Haleluya. Yantumye gushyiraho itegeko abisiyoni barira no kubaha ikamba ry'ubwiza mu cyimbo cy'ivu. Izi ni imbaraga z'umwuka we, ubu ni ubushobozi bw'umwuka we. Nicyo Yesu yavugaga, umwuka nabamanukira, umwuka wera nabazaho. Marebosakaramasai. Umwuka wera ni yuzura ubuzima bwawe. Umwuka wera naza akabambara. Muzagenda mutanga ikamba ry'ubwiza mu cyimbo cy'ivu. Haleluya. Babandi bafite ubwirabure,
bandi bafite ukwiheba, bamwe bicaye mu ivu, bamwe badafite umunezero namba, bamwe badafite ibyishimo namba. Umwuka wera nakumanukira, umwuka wera nakuzaho, uzagenda ubasange, ubakure mu ivu, ubahagarike ahumutse, ubashyire ahirenge, hanyuma bambare ikamba ry'ibyishimo, ikamba ry'umunezero. Holy Spirit, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Urumva icyo Yesu Kristo arimo kuvuga? Imirimo y'umwuka wera, Holy Spirit. Mwuka wera nabamanukira, mwuka wera nabazaho, azabahindura abagabo. Muzaha abantu imyambaro y'umunezero, muzaha abantu imyambaro y'ibyishimo, kugira ngo bitwe ibiti by'Uwiteka byatewe. Haleluya. Iki nicyo umwuka wera akoresha abamwakiriye. Iyo wakiriye umwuka wera, iyo ufite umwuka wera mu buzima bwawe, haleluya, iyo ufite umwuka wera mu buzima bwawe, iyo wuzuye umwuka wera mu buzima bwawe, uhumuriza imitima yihebye, utanga ibyishimo aho bitari, utanga umunezero aho utari. Uyu ni umwihariko w'abantu buzuye umwuka wera. Abantu buzuye umwuka wera aho bageze, abantu barira batanga umunezero, aho bageze abantu bihebye babaha umwambaro w'ibyishimo, babaha umwambaro wo kunezerwa, umwambaro wo guseka. Umurongo wa 4 tugana ku musozo. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Haleluya. Iyi ni imirimo y'umwuka we. Iki nicyo Yesu yavugaga, arabwira ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko ningenda umwuka wera azabamanukira, nzamuboherereza, hanyuma azabahindura abagabo. Haleluya. Iri jambo kubahindura abagabo ryari rikubiyemo Yesaya 61 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Muzatuma abantu bubaka hasenyutse, ahari amatongo, ahatagiraga ibyiringiro, hatagiraga ibyishimo, ahari harasenyutse hazongera hasanwe, hazongera hubakwe. Muzatanga ubuzima, muzatanga imibereho, muzatanga ibyishimo. Haleluya. Iyo ufite umwuka wera mu buzima bwawe, utuma ibyasenyutse byongera gusanwa, utuma ibitari biriho byongera kubaho, utuma ahabaye amatongo hongera hakaba ubuzima, hongera hakaba umudugudu, utuma haba ibyishimo. Ntago wabishobora udafite umwuka wera muri wowe. Haleluya. Dukeneye umwuka wera kugira ngo duhindure abagabo. Dukeneye umwuka wera kugira ngo ahindure ubuzima bwacu, ahindure imibereho yacu, ahindure stati zacu, ahindure imikorere yacu, ahindure imitekerereze yacu, ahindure imyumvire yacu. Kuko iyo twambaye umubiri cyangwa se iyo turi mu mubiri, tuba turi abanyantege nke, nta kintu dushobora. Ariko iyo dufite umwuka wera, iyo umwuka wera aje ku buzima bwacu, adukoresha iby'ubutwari, aduhindura intwari, aduhindura abantu bakomeye, aduha gushira amanga, aduha gutinyuka. Hari ubwoba abantu badafite umwuka wera bagendana, abantu bafite umwuka wera batajya bagira mu buzima bwabo. Abantu bafite umwuka wera hari ibintu badatinya,
ntibatinya ibihe kuko umwuka wera arondora ibihe. ntibatinya ibihe kuko umwuka wera asobanukiwe ibihe. haleluya. azi uyu munsi, azi ejo hazaza, kandi arabirondora, arabisobanukiwe, abizi neza. haleluya. abantu bafite umwuka wera ntabwo batinya abantu. abantu bafite umwuka wera ntabwo batinya satani, ntabwo batinya abadayimoni, ntabwo batinya ubushobozi bw'umwanzi, ntabwo batinya imikorere y'iyi si. abantu bafite umwuka wera ni abagabo bahamya, ni abagabo bahagaze, ni abagabo batajegajega, ni abagabo batanyeganyega. ntibanyeganyezwa n'amagambo, ntibanyeganyezwa n'ibihe, ntibanyeganyezwa n'inzara, ntibanyeganyezwa no kwambara ubusa, ntibanyeganyezwa no kuburara, ntibanyeganyezwa n'amasezerano atarasohora. abantu bafite umwuka wera bagenda muri isi bayigendera hejuru. abantu bafite umwuka wera bafite ubucizi muri bo, ni abagabo. rebo shakara masayi. abantu bafite umwuka wera ni abagabo bahamya Imana badatinya, ni abagabo bahamya Yesu badatinya. niba hari ubwoba bwuzuye mu buzima bwawe, ni ikibazo cy'uko nta mwuka wera ufite. ubwoba ugendana nabwo, akantu kose gakomye umurozi araje. ipusi iravuga umurozi araje. muserebanye wabona umurozi araje. inkoko yaneye imbere y'umuryango bandoze. akantu kose ni umurozi, ni umurozi, ni umurozi, ni ubwoba. ibyanjye byacitse. ni ikimenyetso cy'uko udafite umwuka wera. kuko abafite umwuka wera, haleluya, abantu buzuye umwuka wera, umurozi araza akamureba, yarangiza akinjira mu mwuka, agatangira kuvuga mu ndimi, agatogota, agahamagara umuriro, agakingura ijuru, agutwikira umurozi, akagenda atareba imbere n'inyuma, agukubitira umurozi, akagenda rebo shakara maseni, akagenda azinutswa ayo marembo, akagenda azinutswa iyo nzu. igitera ubwoba umuntu ufite umwuka wera ni icyo ataramenya, kuko mu mbaraga z'umwuka wera arahagarara agahangana. mu mwuka wera turogoye imigambi y'ababi, mu mwuka wera dufata inama z'incakura, kuko ijambo ryarambwiye neza ngo arogoya imigambi y'incakura. turashugumira ye babi, imyaka irangiranye, ndapfuye, ibyanjye birarangiye, simbone ejo, noneho ndarangiye, noneho iyi ndwara. kubera iki? nta mwuka wera dufite. ariko umwuka wera yamanutse, ubu umugabo udatinya, uhagarara imbere y'intare ukayireba ikakureba, ukuzura umwuka wera, ukavuga mu ndimi, ugahamagara Kristo, ukarekura imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwawe. icyo umwuka wera yakugize cyo ukagihagararaho, isi igatigita. rebo shakara masayi. Pawulo na Sila buzuye umwuka wera, babafashe babashyize mu nzu y'imbohe, ngo bageze mu gicuku cya nijoro, ngo barangije barahimbaza, bararirimba, umwuka aramanuka, inzugi zirakinguka, ibikuta biramenagurika, habaho nyamugigima. isi yose ihinda umushyitsi. imbaraga z'umwuka wera, haleluya. Yesu avuga ngo umwuka nabamanukira azabahindura abagabo. uyu mugoroba reka dusenge Imana, bwira Imana ngo Mana, ndashaka umwuka wera kugira ngo ampindure umugabo. ndashaka kuba umugabo wo kuguhamya, ndashaka kuba umugabo wo kuvuga imbaraga zawe, ndashaka kuba umugabo wo kuvuga ubwiza bwawe no gukomera kwawe, ndashaka kuba umugabo wo kuguhesha icyubahiro. mwuka wera manukira ubuzima bwanjye, amurete.
nabwiye ngo impamvu abantu batuzura umwuka wera nuko badategurwa, nuko batitegura kwakira umwuka wera. Wabuze Yesu ngo agutegure, ariko iyi minsi 10 niyo kwitegura kwakira umwuka wera mu buzima bwawe, niyo kwitegura kugarurirwa ibihe by'umwuka wera mu buzima bwawe. Iyi minsi 10 niyo kuba mu mwanya aho wuzura umwuka wera, havuga ngo nanjye ndi hano kugira ngo nuzure umwuka wera, kuko ngomba guhinduka umugabo, ngomba kuba umugabo wo guhamya Kristo, ngomba kuba umugabo wo guhoza abarira, ngomba kuba umugabo wo gusana ahasenyutse, ngomba kuba umugabo wo gukura abantu mwivu bakambara ikamba ry'ubwiza bakava mu bicocera, ngomba kuba umugabo wo guha abantu imyambaro y'ibyishimo. Nanjye ngomba kuba agaciro, nanjye ngomba kuba umumaro, mbihawe n'imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Uyu mugoroba wakira imbaraga z'umwuka wera. Zamura ijwi ryawe dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, Yesu turagushima ko waduhaye isezerano ry'umwuka wera. Turakwingize uwutumanurireho, dusukeho izi imbaraga z'ijuru, dusukeho izi imbaraga zo gutinyuka, dusukeho imbaraga zo kwera papa, dusukeho imbaraga zo kumenya Imana, dusukeho imbaraga zo kuba abagabo bahamya Imana. Marabashakaramasai. Turashaka umwuka wera iri joro, turashaka umwuka wera uyu mugoroba, turashaka umwuka wera kugira ngo twuzure, turashaka umwuka wera ngo tuganirize, turashaka umwuka wera remosakaramasai, mwuka wera tumanukiriye umugoroba. Yesu Kristo, turambiwe kuba abana mu gakiza, turambiwe kuba abagore n'abakobwa n'abasore n'utugabo turaho ngaho. Iri joro turashaka kuba abagabo kuguhamya, iri joro turashaka kuba abagabo buzuye umwuka wera, bafite imbaraga z'ijuru, buzuye ibyanditswe, buzuye amasezerano, badatinya, badahinda umushyitsi. Twambika imbaraga z'umwuka wera. Turakwingize Mana agakiza kacu, turakwingize Mana imbaraga, twuzuze uwo mwuka papa, twuho mwuka mwami. Natwe turiteguye papa, iminsi 10 natwe turindiriye, iminsi 10 natwe turi imbere yawe. Tumanureho umwuka wera data, tumanureho imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo duhabwe ibyasezeranijwe, kugira ngo duhabwe amasezerano, kugira ngo twakire icyo watuvuzeho. Tumanureho umwuka wera uyu mugoroba, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abato n'abakuru, tumanurira imbaraga z'umwuka wera papa, mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhabwe umwuka wera, reka abadukurikiye bahabwe umwuka wera, reka abakunda Imana bahabwe umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera utumanukire, mwuka wera utuzeho, mwuka wera udusange, mwuka wera utwuzure, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuba imbere y'Imana uyu mugoroba. Amasengesho ya saa 9 z'ijoro arakomeje. Turaza kongera kubyuka saa 9 z'ijoro kugira ngo dusenge, dukomeze tubohoze imigisha yacu, dukomeze duhamagara amasezerano yacu, kandi dusengera iby'Imana yatuvuzeho. Hanyuma ejo ku manywa inyigisho zirakomeje nk'uko bisanzwe, ku mugoroba saa 12 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Nundi tuzaba turahangaha online, turi live, dukomeza tuganira ijambo ry'Imana. Nayibutsa ko ushaka gutera inkunga y'amasengesho, ushaka gutura, koreza icya 10 n'amaturo, abadukurikiye kuri YouTube, nimero zirimo ziratambuka kuri screen yanyu, mwazikoresha zo mu Rwanda, mu Burundi, mu Uganda ndetse no muri Kenya bitewe naho uri. Abari mu bindi bihugu bakoresha international, mwakoresha iyo nimero muri Kenya ya M-Pesa. Abadukurikiye kuri WhatsApp, namwe mwakoresha iyo nimero iri kuri WhatsApp, nayo nta kibazo mwayikoresha, niyo iri no kuri YouTube. Imana mu ijuru ibaduhere umugisha, mukomeza gushyigikira ubwami bw'Imana no gushyigikira uyu murimo. Imana ikomeze bagire neza, mwakoze ku imbere y'Imana, mwakoze kwa mubwiza bw'Imana, amavuta y'Imana n'umugisha y'Imana bibane namwe. Dusubire saa 9 z'ijoro, duhamagara umwuka wera n'ubundi adufungura amasezerano yacu. Ijoro ryiza, mwakoze. Bye bye, good night.